Yes, banyarwandakazi, reka twigarukire mu myidagaduro. Aho abantu benshi bakomeje kuvuga ko ngibi bidashoboka, ngibi bintu ngo bitazaba, ngo kwaba ari ugusuzugurwa. Byagenze gute rero? Umuhanzi The Ben ndetse na Brucemelody bamaze kuba bashyiraho umucyo, bemeza ko bagiye gutaramira abanyarwanda. Ariko none uburyo bagiye kubikoramo, bagiye gutarama bazenguruka igihugu cyose. Ibi ni ibitaramo byateguwe n'umuhanzi Brucemelody, ariko mu kubitegura akaba yarumvikanye na The Ben yuko bazazenguruka intara zose z'igihugu bari gukora amashow. Kandi aya mashow ikintu gitangaje nuko bazayakora umuhanzi The Ben adahembwe, kubera ko ni deal yari yakozwe ubwo Brucemelody nawe yemeraga kuza gukorana igitaramo nawe muri BK Arena cyabaye uyu mwaka ku itariki ya mbere. Bino bintu twarabivuze, ariko abantu benshi bakomeza kuvuga ngo turi kubeshya, ngo nta makuru dufite, ngo tujye dukura ibihuhaho. No, ntago ari ibihuha. We narakubwiye ngo niba ukunda imyidagaduro y'u Rwanda, amakuru uzajya uyabonera ku gihe. Niba uri na mushyashya utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru azajya kugeraho gatanu kuri gatanu. Mureke rero dukomeze. Ubundi ibi ngo byatangiye gute? Byatangiye Brucemelody asa nkaho ahangana na The Ben ndetse na Meddy. Murabyibuka neza mu myaka yashize hari aho yigize kubita ngo nabaswa. Beef iragenda irakorwa irakura ku buryo abafana twagezeho twebwe ubwacu dutangira kuba twafata bano bahanzi babiri turabahanganisha. Nibwo Brucemelody timu ya The Ben yaje kumugezaho igitekerezo, baravuga ati se mwareka tugategura igitaramo, noneho iri hangana ryanyu mukarirangiriza mu gitaramo nyirizina. Ibi ngibi Brucemelody yarabyanze. Abyanze begera timu ya Brucemelody 155 AM isanzwe imufasha mu bikorwa byiwe bya muzika. Barumvikana, timu ibariyo iza ibwira Brucemelody iti rambika hasi ibintu bya beef, urambike hasi kubura umusitari, uze dukorera amafaranga. Bivugwa ko igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere, uyu muhanzi Brucemelody bamuhaye miliyoni 45, ariko hakaba harimo n'indi ngingo ivuga ko Brucemelody mu gihe azaba atangiye gukora ibitaramo byiwe bizazenguruka igihugu, The Ben azaza kumufasha nk'umuhanzi mukuru, ariko ntagire n'icuma mwishyura. Ibi bintu twarabibabwiye tumugira ngo turi kubabeshya ngo ni ugushaka ngo ama views. No, come on. Ni ibintu tuba dufitiye fact. Niba ugira ngo bino bintu ndi kuvuga ndimo ndabeshya, uze gukurikira live yabaye mu ijoro aho Brucemelody yari yakiriwe n'aba influencer bakomeye, harimo Godfather, harimo ndetse na Dumba. Abangaba nibo yatangaje avuga ati abantu bari i Buruseli vuba bidatinze turaje tubahereze show. N'ibintu yavuze, avuga ko i Buruseli azataramira mu kwezi kwa gatatu, ariko biri guteganwa yuko mu kwezi kwa kabiri azabanza gukora bino bitaramo bizenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda. Abantu bari mu majyepfo, abantu bari mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mwitegure ko aha hantu Brucemelody hose agomba kuzahagera. Bino bintu byakomeje bisakuzwa nyuma y'igitaramo cya Brucemelody na The Ben. Icyagaragaye nuko The Ben
yarushijwe, ariko nanone amakuru akavuga yuko The Ben agiye gusohora indirimbo ari kumwe na Patroking. Noneho nibamara gukora iyi ndirimbo akazayikoresha mu bikorwa byiwe byo kuba yakwihimura ukuntu Brucemelody yamukubise izuba riva. Nimba mwibuka neza igitaramo cyabaye, umuhanzi The Ben yarasebye cyane, abafana bageraho barisohokera. The Ben usa nkaho wakozwe ku mutima na kino gikorwa, ndetse yanababaye cyane bitewe nuko ibintu byabaye ntago byari byiza cyane kuri wiwe bitewe n'ibyo yari yateguye. Ariko Brucemelody we yaje akubita show, nta kindi kintu ari buze kuvuga. Ibi bintu rero bivuze iki? Bisobanuye iki ku muziki wacu niba abahanzi babiri byananiranye ko bakorana indirimbo, ariko inyandiko zikavuga ko bagiye gukorana ibitaramo 4 bizazenguruka igihugu cyose? Bivuze ko byanga byakunda rwa rwego rw'ubufatanye buri kugenda bwiremarema. Abatemera ko Brucemelody ari umuhanga, ubu kano kanya bamaze kubona ubushobozi afite. Nimba nawe ari umuhanzi ushobora kugenda agafata Diamond Platnumz akavuga ati Diamond, reka dukorane, dore imishinga afite, ndaguha ibi, nanjye tubashe kuba twahuza dukorane iyi mishinga. Yagaragarije abanyarwanda ndetse n'icyizere cy'abanyarwanda bakunda umuziki ko hari ahantu ashobora gukura umuziki w'u Rwanda akaba yanawugeza kure, aho bakuru biwe bari gusaza, bamwe kuririmba biri kunanira, bari kwigira muri gospel. Ikigaragara nuko bano bahanzi bombi ni abahanga, ariko kuba ari abahanga, Brucemelody ni umukozi. Niba ugira ngo ndabeshya, murebe Pompom, indirimbo ye imaze kuzuza miliyoni 4 mu minsi 15 gusa. Ibyumweru 2 kuba uyu musore amaze kugira indirimbo yarebwe na miliyoni 15, ni ibintu bigaragaza imbaraga uyu musore afite. Ni n'ibintu byerekana ishusho ya nyayo y'umuziki nyarwanda. Twagiye twumva amakuru menshi avuga ko hari abahanzi benshi bifuje ko bakora collab cyangwa se bakora remix y'iyi ndirimbo, ariko byose byari byashingiye mu kazi kari kakozwe. Dushingiye nko kuri yariye, yamubonye ari gukora performance bagiye kwita ingagi amazina. Yaravuze uriya muhanzi ni umuhanga, yakoranye n'indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye b'iwacu bo muri Nigeria, sibyo? Brucemelody mwibuke neza ko yakoranye indirimbo n'umuhanzi yitwa Bayan, yakoranye indirimbo n'umuhanzi yitwa Joeboy, yakoranye indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye bo muri East Africa, yagiye muri South Africa akorana indirimbo n'umuhanzi yitwa Black Diamond. Bino byari bihagije kugira ngo yongere kwigarurira isoko ryo mu Rwanda ndetse no hanze, kuko mu Rwanda ho arahafite. Ubu muri kano kanya indirimbo yiwe Pompom ni indirimbo imaze kuba ubukombe muri East Africa, ibihugu hafi ya byose iri gucurangwa ari indirimbo ya mbere. Benshi bakavuga ko rero iyi ndirimbo yatwaye akayabo k'amafaranga koko. Nibyo koko, indirimbo mu kiganiro nabakoreye ubushize navuze ko iyi ndirimbo yatwaye miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda, bitewe nuko bashakaga amashusho ari kuri level ihambaye, bashakaga gusohoka k'umuziki nyarwanda ukagera ku ruhando mpuzamahanga. Hakaba icyo bita ubworoherane bw'abahanzi, kuko umuhanzi nakora igihangano cyiza agakora video nziza, najya kwaka kurabo bizoroha cyane, kubera ko azaba ari kubona wa muhanzi ari umuhanzi ufite imbaraga, afite n'ubushobozi. Umuziki ni kimwe mu bintu bihenze,
ariko ushobora gutekereza ni gute indirimbo y'iminota 4 itwara miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni amafaranga menshi ashobora kuba yakubaka ibyumba by'amashuri birenga 10. Ni amafaranga menshi yashobora kubaka ibigo nderabuzima birenze kimwe. Rero kuba wayafata gutya ukayashora muri proje imwe mu muziki n'ahantu heza n'igihugu cyakakwiye gutekereza ko bakakwiye gushoramo amafaranga, umuhanzi akagira ikindi kintu akuramo, akagira indi support. Twagiye twumva kuntu ibihugu bigiye bitandukanye nk'Ubuhinde, ubusanga nka sinema y'Ubuhinde hari amafaranga iba yarashyize muri sinema kugira ngo abantu babashe kubona ibikoresho byoroshye, babashe gushutingira ku mazu yabo byoroshye. Ariko mu Rwanda biracyagoye cyane, dore ko n'ubu icyitwa kamera bigoye cyane kuba wazamura drone ngo ifate ishusho ryiza. Mu Rwanda ni ibintu bikigoye. Guys, rero amakuru yo ni menshi. Miki yabashije kuba ngo yakora bya birori ngo byo gusezera ku bukumi. Amakuru ni menshi ahari, reka tugaruke mu kindi kiganiro. Ciao, mwibuke gukora subscribe kandi ndabakunda. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha.